Abami ba mbere igice cya 8. Isanduku y'isezerano yimurirwa mu ngoro. Nuko umwami Salomo ahamagaza abakuru b'Abisiraheli n'abahagarariye imiryango 12 y'abasekuruza n'abatware bose b'amazu ngo baze bakuranire aho i Yerusalemu. Yari abahamagariye guherekeza isanduku y'isezerano y'Uhoraho ngo ivanwe i Siyoni mu murwa wa Dawidi, ishyirwe mu ngoro y'Uhoraho. Abisiraheli bose baraza bakoranira aho umwami Salomo yarari. Ku munsi mukuru wo mu kwezi kwa Etanimu, abakuru bose b'Abisiraheli bamaze kuhagera, abatambyi baterura isanduku y'Uhoraho. Abatambyi n'Abalevi baterura isanduku n'ihema ry'ibonaniro n'ibindi bikoresho byeguriwe Imana byari birimo barabizana. Umwami Salomo yarashagawe n'ikoraniro ryose y'Abisiraheli imbere y'isanduku, batamba ibitambo bitabarika by'intama n'iby'ibimasa. Nuko abatambyi bazana isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, bayishyira mu mwanya wayo mu ngoro, mu cyumba kizira inenge cyane, maze bayitereka munsi y'amababa y'amashusho y'abakerubi. Amashusho y'abakerubi yari afite amababa arambuye hejuru y'aho isanduku y'isezerano yari iteretse, kugira ngo atwikire isanduku n'imijishi yayo. Iyo mijishi yari miremire cyane, ku buryo imitwe yayo umuntu yashoboraga kuyibona ari mu cyumba kizira inenge, kibanziriza icyumba kizira inenge cyane. Icyakora ntawashoboraga kuyibona ari hanze. Iyo mijishi iracyahari na n'ubu. Muri iyo sanduku harimo gusa ibisate 2 by'amabuye Musa yari yarabishyizemo ari kuri Sinayi, igihe Uhoraho yagiranaga isezerano n'Abisiraheli bamaze kuva mu Misiri. Abatambyi bamaze gusohoka mu cyumba kizira inenge, igicu cyahise cyuzura ingoro y'Uhoraho. Icyo gicu cyabujije abatambyi gukora imirimo yabo. Cyari ikuzo ry'Uhoraho ryuzuye ingoro ye. Nuko Salomo aravuga ati, Uhoraho wavuze ko uzatura mu gicu kibuditse. Dore nkubakiye n'ingoro y'akataraboneka, iyo uzaturamo iteka ryose. Ijambo rya Salomo. Abisiraheli bari bakoranye bahagaze aho, maze Salomo arahindukira abasabira umugisha. Aravuga ati, Nihahimbazwe Uhoraho Imana y'Abisiraheli, we ubwe wasohoje isezerano yagiranye na data Dawidi muri aya magambo. Kuva igihe mvanye ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli mu Misiri, nta mujyi n'umwe nigeze mpitamo mu miryango yose ya Isiraheli nashoboraga kwiyerekaniramo. Nta n'undi muntu n'umwe nigeze mpitamo kugira ngo ategeke ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Data Dawidi yari afite umugambi wo kubakira ingoro Uhoraho Imana y'Abisiraheli, nyamara Uhoraho yaramubwiye ati, wagize umugambi wo kunyubakira ingoro kandi wagize neza. Icyakora si wowe uzanyubakira ingoro, ahubwo umwana wawe wibyariye niwe uzayubaka. None Uhoraho yasohoje isezerano rye, dore nasimbuye data Dawidi ku ngoma. Ubu ni njye mwami w'Abisiraheli, nk'uko Uhoraho yari yarabivuze, kandi ni njye wubakiye ingoro Uhoraho Imana y'Abisiraheli. Muri iyo ngoro kandi nateganyije aho gushyira isanduku irimo ibisate 2 yanditsweho isezerano Imana yagiranye n'abasokuruza ubwo yabakuraga mu Misiri. Isengesho rya Salomo. Umwami Salomo ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho mu ruhame rw'ikoraniro ryose ry'Abisiraheli, arambura amaboko ayerekeje ku ijuru. Arasenga ati,
Uhoraho Mana y'Abisiraheli, nta yindi Mana ihwanye nawe, ari mu ijuru ari no ku isi, wowe usohoza isezerano ryawe ukaba n'indahemuka ku bantu bawe bahora bakumvira babikuye ku mutima. Wasohoje isezerano wagiranye n'umugaragu wawe data Dawidi, ibyo wivugiye ukabisezerana kubera ububasha bwawe, uyu munsi byose urabisohoje. None rero Uhoraho Mana y'Abisiraheli, ukomeze ibyo wasezeraniye umugaragu wawe data Dawidi, ubwo wamubwiraga uti, abazagukomokaho nibitwara neza mu migenzereze yabo, bakanyumvira nk'uko wanyumviye, ntihazabura muri bo ugusimbura ku ngoma ya Isiraheli. Bityo rero Mana y'Abisiraheli, ndakwinginze ijambo wavuze ukarisezeranira umugaragu wawe data Dawidi, ngaho risohoze. Mbese Mana, wabasha gutura ku isi? Ijuru nubwo ari rigari bihebuje, ntabwo urikwirwamo, nkanswe iyi ngoro nakubakiye. Ahubwo Uhoraho Mana yanjye, wite kuri iri sengesho njyewe umugaragu wawe senga nkwinginga. Wite ku gutakamba kwanjye no ku isengesho nkugezaho uyu munsi. Iyi ngoro ujye uyitaho amanywa n'ijoro, kuko wayivuzeho uti, niho nzajya niyerekanira. None rero Nyagasani, umva isengesho sengera aha hantu. Ujye wita ku gutakamba kwanjye no gutakamba k'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Nibasenga berekeye aha hantu, ujye wumva uri mu ijuru aho utuye, kandi ujye utwumva utubabarire. Umuntu naregwa ko yacumuye kuri mugenzi we, maze akarahizwa indahiro yo kwivuma, akarahirira iyo ndahiro imbere y'urutambiro rwawe muri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru maze ukemure impaka. Uzacire urubanza abagaragu bawe bombi. Uwo icyaha gihamye umuhane, icyo yakoze kimugaruke. Umwere umuhanagureho icyaha, ugaragaze ko ari umwere. Ubwoko bwawe bw'Abisiraheli nibutsindwa n'umwanzi kubera ko bagucumuyeho, hanyuma bakihana bakakugarukira bakagusenga bagutakambira muri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru maze ubabarire icyaha cyabo, bityo ubagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza. Nubuza imvura kugwa kubera ko abantu bawe bagucumuyeho, nibasenga berekeye aha hantu bakakuyoboka, bakareka ibyaha byabo kubera ko uzaba wabahannye, uzumve uri mu ijuru, maze Abisiraheli ari bo bagaragu bawe ubabarire ibyaha byabo. Uzabigisha imigenzereze nyakuri bagomba gukurikiza, bityo ugushe imvura mu gihugu wahaye abantu bawe ho gakondo. Mu bihe bizaza mu gihugu hashobora kuzatera inzara cyangwa icyorezo cy'indwara cyangwa amapfa cyangwa imyaka ikabora. Inzige cyangwa ibihore bishobora kuzatera abanzi bashobora kuzagotera aba bantu bawe mu migi. Bene ibyo byago byose nibitera, Umwisiraheli wese uzababazwa nabyo akagutakambira akagusenga arambuye amaboko ayerekeje kuri iyi ngoro, uzumva uri mu ijuru aho utuye. Uzamugoboke umubabarire, kuko uzi ibiri mu mutima we, ndetse ni we wenyine uzi ibiri mu mitima y'abantu bose. Uzamugirire ibikwiranye n'imigenzereze ye, bityo Abisiraheli bazagutinya igihe cyose bazaba bakiri mu gihugu wahaye ba sekuruza. Abantu bo mu mahanga ya kure bazumva ko uri ikirangirire, bumve n'ibikorwa bihambaye wakoze kubera ububasha bwawe. Umunyamahanga udakomoka mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza akagusengera muri iyi ngoro,
uzamwumve uri mu ijuru aho utuye. Uwo munyamahanga uzamuhe icyo agusabye cyose. Kugira ngo abantu bose bo ku isi bakumenye kandi bagutinye, nk'uko ubwoko bwawe bwite bw'Abisiraheli bubigenza. Abantu bazamenya kandi ko iyi ngoro nubatse ari wowe nayeguriye. Uhoraho nutegeka ubwoko bwawe kujya ku rugamba kurwanya abanzi babo. Aho urugamba ruzaba rwabereye hose, nibagusenga berekeye uyu murwa witoranyirije, berekeye n'iyi ngoro nakubakiye, uzumve uri mu ijuru, wite ku masengesho yabo no gutakamba kwabo, maze ubahe gutsinda. Mu bihe bizaza Abisirayeli bashobora kuzagucumuraho, kuko nta muntu udacumura. Ushobora kuzabarakarira ukabateza umwanzi akabajyanaho iminyago mu gihugu cye, cyaba kure cyangwa hafi. Bageze muri icyo gihugu bashobora kuzihana bakagutakambira bati, twakoze ibyaha, twaracumuye, twakoze iby'ubugome. Nibakugarukira nta buryarya, babikuye ku mitima, bari mu gihugu abanzi babo babajyanyeho iminyago, bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza, berekeye n'uyu murwa witoranyirije n'iyi ngoro nakubakiye, uzumva uri mu ijuru aho utuye. Uzite ku masengesho yabo no ku gutakamba kwabo, maze ubagoboke. Bityo uzababarire abantu bawe bazaba bagucumuyeho, uzababarire ibyo bazaba bagukoshereje byose, maze utume abazaba babajyanyeho iminyago babagirira impuhwe. Erega ni abantu bawe, nibo mwihariko wawe wikuriye mu Misiri. Hari habamereye nk'itanura rishongesha ibyuma. Ujye uzirikana amasengesho yanjye n'ay'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ujye ubatega amatwi igihe cyose bagutakiye. Kuko rero Uhoraho Nyagasani nibo wagize ubwoko witoranyirijeho umwihariko mu mahanga yose yo ku isi. Niko wabitangaje ubinyujije ku mugaragu wawe Musa, ubwo wavanaga ba sogokuruza mu Misiri. Salomo asabira abantu umugisha. Umwami Salomo arangije gusenga no gutakambira Uhoraho, arahaguruka ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho aho yari yapfukamye, arambuye amaboko ayerekeje ku ijuru. Asabira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli umugisha, aranguriye ati, nihasingizwe Uhoraho, we wahaye ubwoko bwe bw'Abisirayeli aho batura mu mahoro nk'uko yari yarabisezeranye. Ayo masezerano yose y'akataraboneka uko yayasezeranye ayanyujije ku mugaragu we Musa, yayasohoje hatabuzemo na rimwe. Uhoraho Imana yacu ajya abana natwe nk'uko yabanaga na ba sogokuruza, ntazigere atureka cyangwa ngo adutererane. Niyigarurire imitima yacu kugira ngo tugenze uko ashaka kose, dukurikize amabwiriza n'amateka bye n'ibyemezo yahaye ba sokuruza. Uhoraho Imana yacu ajya azirikana amasengesho yanjye ku manywa na nijoro, nanjye umugaragu we ampe ibyo musabye, ahe n'ubwoko bwe bw'Abisiraheli ibyo bamusabye, akurikije ibyo dukeneye buri munsi. Bityo rero abantu bose bo ku isi bazamenya ko Uhoraho ari Imana kandi ko nta yindi Mana ibaho. Nuko rero namwe nimwirundurire Uhoraho Imana yacu, mutizigamye, mukurikize amateka ye, mwumvire n'amabwiriza ye nk'uko mwabikoze uyu munsi. Itahwa ry'ingoro y'Imana. Umwami Salomo n'Abisirayeli bose bafatanya gutambira Uhoraho ibitambo. Salomo yatambiye Uhoraho ibitambo by'umusangiro, atamba ibimasa 22,000 n'intama 120,000. Bityo umwami n'Abisirayeli bose begurira Uhoraho iyo ngoro. Uwo munsi igice cyo hagati cy'ikibuga
cyari imbere y'ingoro umwami yacyeguriye Uhoraho, ahatambira ibitambo bikongorwa n'umuriro, ahaturira amaturo y'ibinyampeke n'urugimbu rw'ibitambo by'umusangiro. Yagenje atyo kubera ko urutambiro rw'umuringa rutari gukwirwaho ibitambo bikongorwa n'umuriro n'amaturo y'ibinyampeke n'urugimbu rw'ibitambo by'umusangiro. Umwami Salomo n'ikoraniro ryose ry'Abisiraheli bamaze ibyumweru 2 imbere y'Uhoraho Imana yacu, bizihiza iminsi mikuru y'ingando. Iryo koraniro ryari rigizwe n'abaturutse mu gihugu hose, kuva i Lebo-Hamati mu majyaruguru kugeza ku kagezi ko ku mupaka wa Mishiri mu majyepfo. Ku munsi ukurikira iyo minsi mikuru, umwami baramushimira maze basubira iwabo banezerewe kandi bishimye kubera ibyiza byose Uhoraho yagiriye umugaragu we Dawidi n'ubwoko bwe bwa Bisiraheli.